ngo bagize ibyago n'intambara nyinshi, ariko ngo bumvaga uko bagendaga babarenganya niko bumvaga barushijeho kuzura amahoro. Haleluya. Uko bagendaga babagirira nabi niko bumvaga barushijeho kumererwa neza, kubera ko muri bo bari barakiriye uzana amahoro. Bakristo bavandimwe rero, ndabizi neza ko Satani niwe munyazi wa mbere w'aya mahoro twahawe.
munsi bamugisha kandi Imana bamugisha kuririmba. Turasoma mu gitabo cy'Abefeso ibice bibiri turahera ku murongo wa 13 handitse ngo ariko nanone kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, uwo niwe mahoro yacu kandi uwo ni amahoro yacu kuko yahinduye twebwe bari ababiri ku bumwe akuyeho ubwanzi ariko bwa rusika rwari hagati yacu udutandukanye. Haleluya. Hano hari amagambo menshi nagerageje gutegura kuko twari tumaze iminsi twiga tubyiga mu rurimi rw'Igifaransa. None turashimira Imana ko igiye kutwigisha kugenda tumenya kuruvuga ibintu byiza kandi bitangaje. Ahangaha muri uyu munsi nateguye icyigisho cyangwa se ikintu nshaka ko tuza kuganiraho ni amagambo avuga ku mahoro. Amahoro iyo abantu bayavuze ni amahoro atandukana n'ibintu ushobora kuba ari igihugu kiri mu ntambara cyangwa ngo turashaka amahoro. Umuntu ashobora kubura amahoro mu mutima, umuntu ashobora kubura amahoro mu mitekerereze, umuntu ashobora kubura amahoro bitewe n'ibyo yariye. Ijambo amahoro ni ijambo ryagutse rinini cyane, ariko igikomeye kuruta ibindi Yesu we yaravuze ngo mubona ko iyi si turimo ifite ibintu byinshi bigize, ifite n'ibintu byinshi byiza mu by'ukuri. Hariho abantu beza, hariho amazu meza, harimo ahantu umuntu agenda akavuga ngo iyi miriye ngiye kwicaramo niruhukiremo, hariho ahantu ugenda akavuga ngo aha ngaha nzagira umutuzo, ndetse hari n'aho dutekereza ko tuvuye ahantu tukimukira ahandi dushobora kugubwa neza, kandi kuko rimwe na rimwe biratandukanye. Ni nako bigenda. Nanjye ntekereza ko ubuzima nari ifite naribuka hari igihe Imana yabwiye Aburahamu, Imana igishima ko twibuka. Haleluya. Amen. Kandi ibyo byose ikabikora kugira ngo igukure aha ngaha ikujyana ahandi ushobora gusanga amahoro. Ibwira Aburahamu rero, iramubwira ngo uzave mu nzu ya so, uve mu muryango, usige ibintu byose, uzagende mu gihugu nzakwereka. Imubwira ibintu byari birimo byamusezeranije, musezeranya nk'uko azahagira umugisha akahagirira amahoro. Ariko Yesu ageze mu isi, ntekereza ko Yesu yasanze isi itaramera nk'uko umeze, kuko we uretse ko nta n'icyo ari gutinya, murabizi ko ntabwo ashobora generasiyo y'igihe yavukiyemo ntabwo ifite ibyago byinshi cyane nk'ibi ngibi byacu turimo. Twavutse mu gihe, nanjye murabibona, Abanyarwanda twavutse mu gihe no mu gihe cyahise abantu bari abanyamoko cyangwa se banagira amacakubiri, ariko bari batarakora jenoside. Reba umuntu wavutse mu gihe n'icyo twavukiyemo akabona jenoside, akabona intambara n'ubu akaba abonye coronavirus. Mu by'ukuri murumva yuko nitwishakashaka uzasanga igihe twagize amahoro arambye ari gitoya. Uvutse ukavukira mu gihugu nk'icy'iwacu ukagikuriramo cyangwa se iby'abaturanyi bacu, warangiza umaze kugenda ugira utubaraga ukagwa muri jenoside, ukavamo ujya mu nzangano z'amoko n'ingaruka zose, warangiza ukaza ukikubita muri coronavirus, aho noneho ibintu byose biba byazambye, uretse ko twiringiye ko Imana izatugirira neza. Noneho rero ndashaka kubabwira ikintu gikomeye kivuga ngo aya mahoro turaza kuyakura muri iyi nyarame mu ngaya. Amahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Rimwe na rimwe turishaka tukishakamo amahoro. Iyo tukiri abasore dutekereza ko kuzagira ingo aribyo bizaduha amahoro. Wagera mu rugo ugasanga hari umuntu wigeze kumbwira arambwira ati nagize umudendezo n'umunezero ugira umusibateri. Bisobanura ko aho ntiyahabonera amahoro. Njya mbyibuka iyo ntekereje ubuzima twabayemo turi abakene, njya nibuka amahoro twari dufitemo nkumva biratangaje. Ntabwo twari dutanga ibintu byinshi kuko twari tuzi ko binabaho. Njya namenye ko yaba umutima wageze i Kigali, niko natangiye kukabona abantu b'abana b'abahirya. Iyo sinari kuyitekereza. Ntabwo byari bigoye ko
umwana twavaga indimi yacu ko mu gitondo gatwakinyuma yatwiyakiraga ibijumba niba byaraye mu nkono wakinywa aho wahishije avoka ku ruhande akagubwa neza nta bindi birebire yakwahaga iyo yakwahaga igikoma ntumubaze isukari iyo yiboneraga igikoma yimeraga kitarimo isukari nta bintu birebire ariko ubu ngubu ntekereza ko nabyara yazana akinyagakanya n'amata n'isukari na biswi na yawurute na shokora byose cyane kubera yuko yabisanga amahoro y'umuntu ntabwo ava mu bintu atunze nta n'ubwo ava mu bintu akeneye. Haleluya. Yesu rero nubwo yaje muri Yesu yasanga abantu bameze neza umuyindi n'ubwo bari bari mu gihe cy'ubukorani mu gihe cyabo ari abantu bakora neza ariko yigeze kubitegereza bamubwira tumeze neza nta mahoro abisirayeli nawe basuzanaga ariko arangije ababwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Akenshi ndamubona yuko ushobora kugura inzu ariko murabizi ko inzu ntabwo yaguha ubuturo ni ikintu uturo ntabwo ushobora kuba ngo ndatuye ndatunganiwe jise sete na paritoma ni ahantu ugiye uratura ukakodesha ukararamo ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo hano mfite ubuturo wumva uratunganya banganza iteka ryose nubwo wafata asiranse ntabwo ushobora kwicara uvuge ngo ufite sekirite nubwo wagira amafaranga umwabuze ushobora kugira ibintu byose ukanagura ibintu byinshi ariko ntushobora kugura igihe tugenda tugira ibintu tugenda dukenera noneho Pawulo yandikira Efeso niyo magambo nshatse ko tuvugana uyu munsi nashatse ko tuvuga ngo mbese aya mahoro tubonera muri Yesu Kristo urayagira ese aya mahoro isi irayatunze ese umuntu ashobora gutunga aya mahoro nk'uko rero nari natangiye bibabwira ubushize twari turimo tuganira ijambo ry'Imana ntekereza ko mbere y'izina wari urusemuzi ariko n'abandi barabyumvaga twari turimo tuganira tuvuga ngo niba dushaka gukora umurimo w'Imana niba dushaka kugira ikintu cyose dukora niba dushaka gukora ibintu bikajya imbere ni ngombwa ko dukorera mu buntu tugatravaya asamba tukagira iyo initi aho twareba ko ubumwe bugira gute bwongera imbaraga. Uyu munsi rero tukivuga ko bizakubwira ko ntabwo bishoboka yuko wakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo nawe birangire ataguhaye aya mahoro. Amahoro bisobanuye iki? Amahoro Yesu atandukanye n'ay'abantu batekereza. Hari umuntu yigeze guca umugani w'umugabo bitaga Nyamutunzi aravuga ngo umuntu naraza kugira ngo murabyibuka avuga ko Lazaro yari umukene ntabwo umugore yabiranivuga ngo umuntu yarakene mujye mwituriza ngo mutarahora n'umukene neza kuko biranigira amakabyaho nazo birarago biranivuga ngo Bibiliya igisipesifika avuga ngo Sara yari umugore mwiza ubwo murumva nawe yari mwiza kabisa nibivuga ngo Zakayo yari umukire ntabwo kinetse gushyirwamo gushyiraho ni umukire n'ibitungana amasabune yari umugabo muremure ubwo yabitekereza ibintu birebire turebe umugabo muremure nyine w'ibigango utagira ukwangana noneho uyu mugabo Nyamutunzi ngo yari umukene kugeza ubwo yifuzaga kurya utuvumbukiro twasagutse kuzimba ibintu azariye ntabwo ari abantu bariye mbese we mwene ntabwo turigeze ko ubwo buzima imbwa aho umuntu ashobora kuza akavuga ati niba ibyo abantu byo ntabwo bazabimaho ahubwo ntabwo bazageraga n'imbwa ntabwo ari kumwe wo gusangira n'imbwa ahubwo yajya nk'iby'imbwa zishigaje ariko Bibiliya imugaragaza nk'umuntu wari umunyamahoro ntiyigeze yiba ntiyigeze yitonganya ntiyigeze yivovota yabaye muri ubwo buzima kugeza Imana imushyize mu gituza cya Aburahamu. Haleluya. Ayo niyo mahoro rero Pawulo yavuze bitaza gutandukana kuko ndabizi neza yuko isi ifite umutekano hamwe na hamwe ariko ntabwo ifite amahoro. Yesu rero yitegereza abantu muri icyo gihe arababwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Ushobora gutunga ibintu bya mirenge ariko ntibyatanga amahoro. Ushobora gutunga imodoka nziza ariko ntiyaguha amahoro. Ushobora gutunga umugore mwiza
ariko ntiyabura amahoro. Ushobora kugira idini cyangwa se itorero rifite abantu benshi rikoze ibintu byose, ariko ntabwo nabyo bishobora kuguhesha iki? Kuguhesha amahoro. Aya mahoro araturuka hehe? Nibyo Pawulo yanditse Abefeso, arababwira ngo namwe ubwanyu mwebwe twabonye amahoro aturuka mu mwana cyangwa se mu izina rya Yesu twaneshejweho n'umucunguzi wacu. Haleluya. Aravuga ngo uwo niwe amahoro yacu, uwo niwe duha amahoro no mu burwayi. Ubwo muri ibi yaravuze ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Urumva mu byago Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro, naho hazi ibyago byinshi ntabwo yigeze agira ngo disitansi avuga ngo nubwo nagiye ibiryo byinshi n'amahoro, nubwo nagira amafaranga n'amahoro, nubwo naba ntanarwaye n'amahoro. Ahubwo yaravuze ngo nubwo haza ibyago byinshi. Amen. Kandi ntabwo bitera nigeze kwambara ikintu kimwe ntabwo bene natametse kureka tumuke. Ari umugabo munda muri iyi minsi yise ngo Papa Sava yigeze gukora umuvugo cyangwa se arimo arasobanura, aravuga ngo ni gute abantu turirimba ngo tuzajya mu ijuru, ubundi tukajya kurwanya ibibanza byo mu isi tuvuga ko iwacu ari mu ijuru. Nirwo rugendo yataze basanga umuntu turaririmba tubatera ibibazo ngo tuzajya mu ijuru, ariko wajya mu kimwe ugasanga harimo imanza z'abakuru zibura n'iki isaha abakaba abantu badahari n'imyenda icyo kibanza bagifite. Dukwiye guhuza ibyo tuvuga, ibyo turirimba n'ibyo dukora n'uburyo n'imibereho ya Kristo. Haleluya. Kandi koko nigeze kubibabwira usanga no muri meze duturete umuntu akubwira ngo ndeba muri dokima ugasanga afite imyaka 90 nyuma yo gukorana n'abana be aparito. Esperance de vie yarayirengeje. Yewe n'imyaka 90 ntekereza ko muri aniversary z'abana banyu batazajya mu mpira. Uko niko kuri. Ntabwo uzajya ntekereza ku mwanya wa mbere. Abakazajya saza. Ndetse no kubwira umwana wa neza aravuga ati reka mugiye murekere hariya tuzaza gukora iki. Iyo hari imyaka tugeraho ukaba utakiri prioritaire akaba ari mu by'ikwifuza. Cyangwa zipfuye turavuga ngo uwo twese turababara ariko ikintu cyacu n'ubwarayiriye dusubira muri harimo tuvuga uyu munsi upfuye no mu myaka 90 ntabwo bizabimeze gutyo. Bisobanuye ko dukwiye gutekereza impamvu nta kindi kintu gikwiye kutwakaye amahoro. Haleluya. Nuko ubuzima turimo atari ubwacu, ahubwo ni inzira Imana yaducishijemo kugira ngo tuzagere mu gihe cyo gushyikira ubuzima bwacu. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yarabivuze ndagomba kubisubiramo. Aravuga ngo abantu bari baramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ari muri iyi ngo bakerezwaga inkera bakajugunyirwa intare. Uvuga ngo bagize ibyago n'intambara nyinshi, ariko ngo bumvaga uko bagendaga babarengana niko bumvaga barushaho kuzura amahoro. Haleluya. Uko bagendaga bagirira nabi niko bumvaga barushaho kumererwa neza, kubera ko muri bo bari barakiriye uzana amahoro. Bakristo bavandimwe rero, ndabizi neza ko Satani niwe munyazi wa mbere w'aya mahoro twahawe, kuko nibwo yabigenje ubwo yaramaze kubona Imana imaze kurema Adamu na Eva. Yafashe mu kintu cya mbere Imana ari imaze kubaha wari umunezero n'amahoro, kuko aho Imana igeze, Imana burya ahantu igeze itwara ibendera ry'amahoro. Nicyo kintu cya mbere. Niba Imana yazaga gusura Adamu na Eva buri munsi, bivuga ko aho hantu hari hamaze kugera iki? Amahoro. Niba Imana yaravugaga na Adamu na Eva, bisobanuye ko iki gihe yabaga ifite amahoro. Satani ntiyabyishimira, arangije atangira kubatuza mu kavuyo, ariko natwe bose tubayeho. Niyo mpamvu ibyo dutunze, ibyo dufite, niko muri ibi yarimo yavuga ngo nasaga n'umuntu wapfuye umutima wanjye. Ahantu bashaka kuvuga agaciro ijuru rikwiye kuduhesha. Rero niba waramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uyu munsi ukaba wicara ku
bikubuza amahoro bijya bibaho uko ni ku mutima wacu umeze Bibiliya yatubwiye ko ikintu gikura amahoro mu umuntu abanza guhagarika umutima kandi ibintu bihagarika umutima ni byinshi ngo noneho muri yavuze ngo iyo habanza ibinyarwanda n'imana iyo tutizere ko bikwiriye umutima urahagarara noneho umutima wamara guhagarara ukagera ku rwego rwo kujugunya amahoro ariko hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Haleluya. Uhereye mu itangiriro ukagera mu gihe cy'iherezo nta bandi bantu bafite amahoro uretse abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza kandi amahoro yacu ntafite igisobanuro atarimo Kristo kubera ko Kristo niwe source y'amahoro abantu batunze. Reka mbabwire icyo kwishimira ni iki ngiki ni uko njye nawe twamwakiriye ni mu mugundire rero mu mugumane ababera imumezi ababera amahoro aho mubona mwamutaye mujye mutakagaruke kubera yuko kuri ibintu byose dufite ibintu byose tugeraho biriya ntibyagura amahoro ntibyaduha amahoro n'ingero nyinshi hano murabazi muzaba bifite muzaba bitunze ariko muganiriye usanga hari umuntu waririmbye yarapfuye yari umuhanzi w'umurundi yaravuze ngo arabona bagenda mu miduga arabona baba muri ibyo bizu by'ibitagashwa ariko aravuga ngo benshi muri bo bambarira ku nkovu atanga urugero rw'ibyo yavugaga agenda avuga yashaka kwerekana yuko kureba ku muntu ngo yaravuze ngo umubindi ubyimbye umenywa na nyeneye bishaka kuvuga ngo ntibirangaza ngo n'imyenda y'inzu nyirashobora kuyimenya umuntu niwe ushobora n'umutima wawe niwe ushobora kumenya urugero ugeraho utakaza Kristo kandi watakaje Kristo tutarumaho tutakaza n'amahoro. Tugiye gusenga Imana. Icyo gusengera ni iki? Nimureba yuko isi ibuze amahoro niwo mwitozo wagira ngo twitoze. Nimureba ko abasenga babuze amahoro. Nimureba ko hari ibintu bijya bicya twateka natwe bikatubuza amahoro. Mwaretse tugahamagarira umwami w'abami agaha abantu amahoro. Uyu munsi nagira ngo mubwire ikintu gikomeye ubwire ngo niba ufite ibintu bijya bikubuza amahoro bizaba ari intambara kubera yuko aya mahoro Kristo tuyemererwa kuyatunga twararwaye. Umuntu wamaze kwibasirwa n'uyu mwami ibintu byose nta kintu kimwe kimutera ubwoba ahora mu mahoro